uteze intanga nturwaza amakore. Icyo kibazo ntago kigiraho nk'umworozi. Jenoside yakorewe Abatutsi yagize ingaruka cyane no ku nka, noneho nyuma leta itangirira kuvugurura icyororo igendeye ku nka abanyarwanda bahungukaga bava hanze bari bafite, kandi zari inka z'inyarwanda. Muri icyo gihe rero gahunda yo gutera intanga yaratangiye, ndetse leta yishyiramo imbaraga cyane kugeza ubu, ku buryo yagiye igira mbega ingaruka nziza ku amatungo aravugururwa, tubasha kugira inka z'ibyimanyi, ndetse tugenda tugira n'inka zindi za kijyambere zifite amaraso y'inka za kijyambere 100%. Natangiye kera, baduhaye amahugurwa muri rugendo shuri muri za 2004 tujya Kenya kureba aborozi. Aho nagarukiye natangiye kugenda ntera intanga, ariko icyo gihe abadutereraga intanga bakomeza bagenda badutenguha, ugateraho intanga imwe nkeya zigafata, ubundi bikananirana tukavaho tugagaruka mu gushaka impfizi. Ariko rimwe na rimwe hakaba hagize yivutse gutyo, ku buryo wagendaga uyigereranya n'iy'imfizi y'intanga yavutse n'iy'imfizi, ukabona ko hari ikinyuranyo gikomeye. Bityo rero igihe kimwe tugahindura, ariko ubu tumaze kugeraho nakuyemo imfizi nkeka ko ari burundu, kubera ko ngira umwanya mutoya, ubutaka buto. Nkibaza rero aho kugira ngo mpagarike imfizi nakahashyize inka ikamwa ayo mata. Hanyuma rero n'intanga zagiye zitwegera rabu kunyura mu makoperative, aho koperative zisigaye zishakira umuveterineri, noneho akaba hafi y'abanyamuryango ushatse gutererwa intanga akabikorera mu gihe. Ubu rero bimaze kugenda bifata umurego, nk'ubu nkanjye rwose nta ikimasa nkifite, ndetse turarwana no kugira ngo hasigaye tujye dukoresha intanga z'inyana. Ubuzi ngo inka irabyara iri bubyare inyama. Twagiye mu ngendo shuri, twari n'aborozi benshi, tujya muri Kenya dusura umworozi muri Kenya. Aratubwira ati, twamusanganye inka, harimo inka ngabo yakamwaga litiro 60 ku munsi. Umunyamahanga ikintu yatubwiye, aratubwira ati naba mushaka kugira amata, igihugu kikagira amata, mukazarinda muva ku isi mufite amata, mugende mukuri ibimasa mu nka teze intanga. Byahereko binyija. Uyu murenge ngumazemo imyaka 6, ariko ngereranyije nuko iminsi igenda ihinduka, ubwitabire bugenda buzamuka. Ubundi nkigera hano twatangiye mu mihigo, tukaba dufite target yo gutera inka 200, ku buryo umwaka w'imihigo warangiraga uwo muhigo tutawugezeho. Usanga bafite 170, 180, ariko ubu na 300 zirarenga. Urumva rero ubu ngubu nk'urugero yenda naguha, ubundi wahamagaraga aborozi ugacishamo itangazo ukajya mu nteko ukigisha, ariko wagera hano ukahasanga nk'inka nkenye nk'esheshatu. Ariko ubu ngubu urabona ko ejo bundi twarindishije inka 48 kuri site imwe, kandi uwo munsi twari dufite site 3 mu Kirebe, hariyo inka 64, nubwo tutahagiye tukabaha undi munsi. Urumva rero ubwo bwitabire twavuga ko birimo kuza. Gutera intanga, icyambere
hari kuba wirinda indwara nk'amakore n'izindi zishobora kuba ziterwa n'ibimasa. Ikindi cya kabiri dushyize mu mibare y'ubwatsi, ikimasa gishobora kujyana ubwatsi bwinshi aho yanka yakabaye irisha wateye intanga. Ni ukuvuga ngo urugero, niba ufite ubwatsi bushobora gutunga inka 5, ushobora korora inka 5 z'imbyeyi, ariko ubaye ufite ikimasa wakorora inka 4 z'imbyeyi ugashyira muri ikimasa cya 5. Ni ukuvuga ngo hariho kugabanuka kw'ibyo zitangaho, hariho no kugabanuka kw'indwara, hariho noneho no kongera umukamo. Iyo uteze intanga nturwaza amakore, icyo kibazo ntago kigiraho nk'umworozi. Iyo uteze intanga wabigize umwuga nk'uko mbikubwira agiyewe kuva mu 2000 kugeza uyu munsi, nta kimasa kirurira inka yanjye ngo kibangurire ngo ibyara inyana cyangwa ikimasa ivuye kuri iyo mfizi. Iyo nkoresha intanga, inyana y'intanga iyo ivutse ukayifata neza igira imbaraga, inakura neza, ikura vuba, kumvira gushimisha. Ariko iyo ku kimasa ubona ihura n'ibibazo mu mikurire yayo, usanga harimo ibibazo kuruta intanga. Bamworozi udateze intanga we navuga ko afite ibibazo, kuko icya mbere inka ze zihora muri kwa kutatanga umusaruro ibe yabyara, kuko cyangwa se yanabyara ikabyara ikitamufitiye akamaro. Ye numva nicyo gihombo kinarimo cyane, kuko nyine aracyari hasi, aracyari kuri za nka zitari nziza. Ariko umuntu ubyaje inyana n'aborozi yamuhuye barabikubwira, avuga ati iyo ugiye ku isoko akakubwira ati inyana n'iy'intanga ntabwo igura kimwe n'inyana y'ikimasa, biba binatandukanye no mu bwiza ubibona. Urumva harimo igihombo rwose. abagihomba kinini. Umworozi naba yoroye inka 20 zibyayemo 10-15 agemuye litiro 30 kuri dari, mu gihe woroye 5 amurusha amata. Ari abahomba igihe tugezemo n'umubare kuri hasi ubutaka. Naba mfite hectare 5 ngombye korora inka 10, nahinze ubwatsi nazigaburiye neza, hagemura litiro nibura 200. Wa wundi ufite 10 akazishyiramo inyarwanda 20, ntabone n'ay'umwana, inyungu ni yihe? Yazatera imbere ati yazagera he? Kubera ko hari n'amakusanyirizo yakira amata, umuntu abona kugemura amata bifite asa n'umukozi wa leta cyangwa w'umushinga, kubera ko usanga umuntu ufite litiro 200, 150 ndetse n'uwa 50 ntabahuriye n'umuntu uhinga ibigori. Ubu ibigori azategereza amezi 6, we buri munsi aragemura, arandikirwa ku gipande cye. Aya mafaranga rero ayabona nk'umuntu w'umucuruzi ariko w'umworozi wabigize umwuga. Hariho gahunda ya leta y'ubwishingizi gushyiriraho nkunganire tugafata insurance y'inka. Hari na RAB yashyizeho uburyo bwo gukingira kibagarira, nicyo gikunze gutera ibibazo. Mu gihe rero ibyo byombi ubu bifite, urakingira amatungo yawe, uranafata n'ubwishingizi, nk'ayapfa ukayibona ubwishyu bungana nk'ubwo mwemeranyije na insurance. Umva rero nta kikiduteye ubwoba n'impungenge kugira ngo nk'ibyo bigemo. Icyo twakwishimira cyagezeho nuko urebye n'iyi gahunda ya Girinka Munyarwanda yagiye nayo ibigiramo uruhare, kuko twagombaga gutanga inka y'ikimanyi ku buryo
zagiye zitangwa ndetse no ku rwego rw'umworozi zigaterwa intanga kugira zivugururwe ku buryo iyo ugiye hirya no hino mu turere mu mirengano mu midugudu usanga ari inka ziganje ari inka z'ibyimanyi ziba zaratewe harimo izatewe intanga nyinshi. Ikindi nanone ni uko twagiye tubona ko hari umworozi wayitayeho inka yatewe intanga akayitaho yaravutse ku ntanga abona umukamo ushimishije. Hari aborozi batandukanye rwose usanga aho umworozi amaze nk'imyaka 5 ateza intanga kandi afite arimo kubona umukamo mwiza. So ibyo biba ari mu bintu byiza iyi gahunda yatugejejeho.